ikaze kuri Rwanda Nordic TV, ni televiziyo ikorera mu majyaruguru y'u Burayi. Nge muri kumwe nitwa Gatete Olivier, nkaba ndi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen. Nkaba rero ntangira mbifuriza umunsi mwiza ku batangiye akazi ndetse n'abaza kugatangira mu masaha ari buze. Ubu rero nagira ngo mbatangize amakuru agezweho, ni ukuvuga ngo amakuru ari kuvugirwa hanze aha ngaha, cyane cyane ku bantu bikorera, ndavuga abikorera mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ariko aya makuru cyane ndagaruka ku bantu bamwe b'abanyarwanda tuba hanze, tuba tudakurikira ibintu bibera mu Rwanda. Yego hari ababikurikira, ariko hari n'ababikurikira mu buryo bubi babaha bitewe n'inyungu za bamwe muri twebwe mu banyarwanda, cyane cyane mu bijyanye n'ibya politiki. Ushobora kwibaza rero uti ese izo nkuru ushaka kuvuga ni nkuru bwoko ki? Ndagaruka rero ku nkuru n'ubundi aba bantu bakunda gukora, kongera babwiye ko ngiye mu by'ukuri aba bantu bagerageza gushaka gushuka no kuyobya abanyarwanda bamwe na bamwe, ntazabihanganira, nzajya nkomeza kenshi cyane kubashyira hanze. Ngira ngo murabizi amagambo menshi cyane bagiye bavuga cyane ku bintu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda. Iyi nkuru niyo ngiye kugarukaho. Bagiye kenshi cyane bandika mu bintu bitandukanye bavuga ko ngo amasoko ngo ya na FPR, ngo gutwara abantu ngo n'ibintu ngo ni iby'umuntu umwe, ngo byose ngo ni ibya FPR, ngo bijya mu maboko ya FPR. Nibyo ngibyo bahoramo, nibyo ngibyo bahora bagaruka. Ariko nagira ngo kenshi mu by'ukuri iyo bavuga usanga bagendera ku bintu igihugu ntibagiherukamo. Abenshi baheruka abantu baca mu madirishya muri za minibisi ntoya, baheruka abantu batari organize, batari ku murongo. My dear, muzajye mujya mu Rwanda cyangwa mubwire bene wanyu baboherereza amavideo babereka abantu ukuntu bari ku murongo. Bari ibintu biragororotse ku murongo. So ngira ngo rero abanyarwanda benshi ikibazo kijyanye no gutwara abantu n'ibintu cyari ikibazo gikomereye cyane abanyarwanda mu mujyi wa Kigali, cyane ko ubu ngubu hasohotse amabwiriza mashyashya muri Minisiteri y'ibikorwa remezo, aho bagira bati iyi Minisiteri y'ibikorwa remezo yashyizeho amabwiriza mashya n'ingamba bivuguruye bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali. Ndaza kubashyiraho video Minister Dr. Jimmy Gasore asobanura neza uko ibintu bimeze, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko aya mabwiriza azatangira ku itariki 15 Ukuboza 2023, no kuvuga ngo ukwezi kwa 12. So Leta y'u Rwanda imaze igihe ikurikirana ibibazo bigaragara mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu gihugu hose, ariko tugaha umwihariko umujyi wa Kigali kuko niwo ugaragaramo ibibazo byinshi. Twagiye tureba uko twakoraga mu myaka ishize, tureba ibibazo bigaragaramo, tukanareba n'ibyahinduka kugira ngo serivisi ishobore kunoga. Ni muri urwo rwego rero twafashe ingamba zagaragaye mu itangazo. Muri rusange tutabisubiyemo byose, twavuga mu byiciro 4 by'impinduka, wenda ibyo tugiye gukora bitandukanye n'ibyo twakoraga. Icya mbere ni uko umuntu wese ubu ufite imodoka ikaba yujuje ibisabwa, ashobora kuza agahabwa uruhushya agatwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali. Bitandukanye n'uko wasanga agatwara atanze isoko, hari abaritsindiye, abo ngabo akaba aribo bazemererwa gutwara abantu mu mujyi wa Kigali mu buryo bwa rusange. Icya kabiri bitandukanye n'uko twakoraga, ntabwo icyerekezo kimwe kizajya gikorwamo umuntu umwe cyangwa se umuhanda umwe. Tuzajya dushyiramo abantu 2 cyangwa barenze kugira ngo habeho competition, umuntu akore yumva ko natanga serivisi mbi hari abandi bari butange serivisi nziza, bityo bimwongerera ubushake bwo gukora neza kurushaho. Ibyo nizo mpinduka nini zigaragara. Iya gatatu wenda twavuga nuko n'amazone cyangwa se imihora tuzatanga nayo itazaba idahinduka. Bivuze ngo ahantu turi kugira imihanda mishya myinshi mu mujyi wa Kigali, umuntu ashobora kureba akavuga ati aha hantu nta murongo bahahaye, ariko nye nk'umucuruzi ndabona hakwiye. Urugero ukavuga ati nta murongo uhuza ku Irebero, Gikondo, Miduha.
ukaba waza ugasaba rura ukavuga ati ngewe ndashaka gukorera hariya, bakaguhereza, bigatuma abanyarwanda bagenda bava mu bwigunge uko bigenda bigaragara ko aho hantu hari isoko. Icya nyuma ni abantu batuye mu bice by'inkengero z'umujyi, akenshi bari no mu mihanda y'igitaka, twavuga za Nyabyondo, za Masiza, za Bweramvura, naho cyane cyane ziriya modoka nto za iyase ubusanzwe ntabwo zemerewe gutwara abantu mu mujyi wa Kigali, ariko ziriya iyase ntoya dushobora kuzemerera, ruri ishobora kuziha uburenganzira nazo zikajya gutwara abantu mu nkengero, ariko imodoka nto za iyase zigarukira gusa mu nkengero z'umujyi. Mu mujyi rwagati ni imodoka nini z'imyanya 29, inyinshi muri zo ni amakwasiteri Toyota cyangwa se bisi nini z'imyanya 70, akaba ari nazo zizahabwa cyane umwihariko, zizahabwa iya mbere mu gutwara abantu mu mujyi wa Kigali. Icyo nshaka kugarukaho rero ni iki. Nyuma y'iyi video murabona ko hari impinduka zigiye kuba, kandi izi mpinduka nibaza ko zishobora kuzaba impinduka nziza. Murabibona ko hari ibibazo abaturage bagiye bandika, abantu baravuga bitandukanye. Ni byiza ko mubivuga, namwe mwitwa ko muri opozisiyo, ubundi nico opozisiyo iberaho, ni nayo opozisiyo nziza. Ni kugira icyo ukosora ukavuga uti nge nakubaka iki kintu gutya, iki nagikosora gutya, ariko mudatukanye, mudasebeje igihugu imbere y'andi mahanga, mutandaritse igihugu cyanyu na Perezida wa Repubulika n'abayobozi bafatanya, cyane ko nubwo muba mwabandarika ntimujye mwibagirwa ko namwe wabashyira hari imbere ngo mugire icyo mukora, namwe ariko byabagendekera babandarika. So rero ntacyo bimaze guhora ujya imbere ushyira igihugu cyawe imbere ugisebya, ariko ntutekereze ngo ukoreshe ubwenge uvuga uti ese ngewe wanshyira muri uriya mwanya byanyorohera. Ibyo ari byo byose ano mahanga tubamo turabizi uburyo ibintu bya transport bikora, nabo ntabwo byoroshye. Abantu bakora, abikorera bakora muri domaine ya transport barabizi amananiza arimo igoranye, bahora barekaramo nabo. Urumva, iyo ukorera leta hano utwara bisi ya leta, nta kintu ushobora, leta nuko bafite amafaranga muri bino bihugu, ariko ugiye kureba leta zirahomba. Ibintu bisi ishobora gutwara igatwara ibirometero 10 na bingahe hicayemo umuntu umwe gusa. Uwo muntu nawe ugasanga hari igihe atanishyuye, kuko umushoferi nta kintu bimubwiye. Ibyago byawe nuko haza abakontorora bakagufata, ariko kwinjiramo ukaba utishyuye biramureba. So icyo rero nshaka kuvuga ni iki, ni ukuvuga ngo ku isi hose ibintu bijyanye na transport public, ingendo rusange, ni ikibazo kitoroshye. Ikibazo kitoroshye rero nimukajya aho ngaho ngo munenga u Rwanda ntako ruba rutagize. Muzana ibitekerezo byanyu, ibyo wize, ibyo ukoramo, ibyo utekereza ko byahinduka, aho ngaho ni sawa. Iyo niyo opozisiyo. Naho kwirirwa gutukana kuri Twitter, usebyanya, uharabikana, ugira gutya na gutya, nta kintu bimaze. Reka mbashimire, nge mwari muri kumwe ni wa muhungu wanyu Gatete Olivier, nkaba ndi mu gihugu cya Denmark, aho ni mu mujyi wa Copenhagen. Murakoze. Ciao.